Ni mu masaha y'ijoro, Dario aba ari kumwe na bagenzi be, baba biyegamiye ku modoka rero bari gusangira ako kunywa, icupa baba barifite aho bagenda basuka mu turahure binywera. Mugenzi we arahita amubwira ati ntabwo twakwemera ko rwose mu mezi abiri gusa uzaba utakiri hano, ahubwo uzaba warigiriye muri Canada. Dario ati urabivuga se urabizi? Ati njyewe ntakubeshye n'ubu rwose nsigaye numva umubiri wanjye wose ariko uri, nsigaye niyumva rwose nkaho narangije kuhagera, gusa nyine ndumva nishimye cyane rwose, ariko nanone nzabakumbura mwebwe nyine nk'inshuti zanjye, nzakumbura utubyiniro twa hano iwacu, nzakumbura ndetse n'utubari n'icyo kunywa, ibirenze ibyo kandi nzakumbura ba bakobwa beza twajyaga dusangira. Mugenzi we ati ariko ni ukuri uri umunyamahirwe, uzi ko njye ababyeyi banjye ibyo batajya babyitaho, baba bari aho ngo bari gufasha ngo abana ngo batishoboye, ntabwo rwose bashobora gufata amafaranga ngo maze bayanshyireho rwose bayanshoreho nanjye banyubakire ahazaza nk'uko kwawe. Dario ati ariko haba habura ko nyine mwicara mukabivugana, muzicare mubivugane ubabwire ibyo wifuza, bashobora kukumva ntawamenya. Dario rero ahita akomeza ababwira ati mva ibyo reka tunabyihorere, kuko uyu mugoroba nyine ni uwo kunywa akantu, ntabwo ari uwo kuganira kuri ibyo bintu, ahubwo reka twinjire mu modoka duhindure ahantu nyine tujye n'ahandi tujye kwinywera. Umunsi wakurikiye rero aba ari mu masaha y'ijoro, baba bari ku meza iwabo wa Dario. Mama we ahita amubaza ati muhungu wanjye, imyiteguro se uyigeze hehe? Wibuka ko ugomba kuzagenda mu mezi abiri azaza? Dario ati cyane, ati imyiteguro rwose irabimbanyije, ati uzi yuko ati ejo inshuti zanjye zansezeye, ati cyari ikirori nyine, ati bari bateguye ikirori twaranyweye turishima. Ahita rero akomeza anabwira ababyeyi bati gusa nyine ndumva rwose bitinze kugira ngo nigendere, ati kuko bambwiye ko rwose muri Canada hari ahantu henshi kandi heza ho gusohokera, ikindi kandi baranambwiye ngo hari abakobwa beza. Papa we rero ahita yubura umutwe maze akamureba ati ngo barakubwiye ngo hari abakobwa beza? Ati ariko ubundi wibuka neza yuko uzaba ujyanywe no kwiga, utazaba ujyanywe no gutembera no kwishimisha? Mu bintu byose wavuze sinigeze numva aho ishuri riri. Mama we rero ahita yitambika ati ariko nawe rwose mureke, ni uko aba yishimye nta kindi kibiri inyuma. Dario rero ahita akomeza anabwira papa we ati ariko pa, ati nyine baranambwiye ngo haba n'amashuri meza y'umuziki. Papa ati uribuka neza yuko uzaba ugiye kwiga biologie na chimie? Dario ati yego, ati ariko ntabwo byambuza no kujya niga n'iby'umuziki, maze nkaba nakora indirimbo nk'ebyiri cyangwa eshatu, ngakora amakorabo nyine n'abahanzi bo muri Amerika bakomeye. Papa ati umva rero nkubwire, ndashaka kukubwira ngo shyira imbere ikintu cyitwa isomo, kubera ko niba ubeshya ukagira amanota makeya nzahita nkugarura muri kino gihugu byihuse, nta nubwo uzongera kumva impumuro yo ku kibuga cy'indege. Dario rero ahita abwira papa we ati papa ntabwo nagusebya urabizi, nzakubahisha rwose humura byose nzabikora neza. Ati sibyo mama, ntabwo mubizi ko ntabakoze isoni? Mama ati njye ndabizi mwana wanjye, kandi rwose mba mbizi yuko ari uko wishimye nyine niyo myaka yawe. Mama we kandi ahita amubwira ati uzi ukuntu nkunda iyo wishimye, uba wabaye mwiza cyane, umeze nka papa wawe kera akiri muto, nawe nuko yari mwiza bitangaje rwose, iyo nkureba uba uri kunyibutsa ubuto bwa papa wawe. Dario ahita amubwira ati nari naba mwiza se ntaragera muri Canada? Uretse ahubwo nzajya nkoherereza amafoto uzumirwa. Umunsi wakurikiye rero baba bari ku ishuri, n'ubundi ni kuri kaminuza. Marie Belle ni umukobwa mwiza cyane cyane rwose, ni umukobwa mwiza kuri kino kigo, ni umukobwa w'inzobe uteye neza, utabyibushye utananutse, uringaniye nyine. Abasore bose rero baba bamuhanze amaso, ariko rwose nta n'umwe aba akeneye kuvugana nawe, kuko icyo ashyize imbere ni ukwiyigira akibonera amanota menshi.
aba ari kumwe na mugenzi we rero ari kumubwira ati cyakoze ni ukuri ndabona noneho rwose bikomeye, ntabwo nzi neza ko tuzatsinda ibizami, ariko bambwiye ko rwose hari abasore basigaye bigisha abandi bantu hano maze bakabishyura, ndumva njyewe natwe twabigerageza. Mugenzi we ati urabyizeye se? Urabyizeye ko bikora? Marie Belle ati birakora, niba abandi se byarabakoreye urumva twebwe byakwanga, reka natwe tubigerageze. Bahita bajya gushaka rero Dario na mugenzi we kuko nibo baba nyine basigaye batanga amasomo rwose bakigisha abandi banyeshuri maze bakabishyura. Babasanga rero n'ubundi ahantu baba biyegamiye ku modoka yabo bari kwiganirira. Bahita rero batangira kubabwira bati njyewe nitwa Marie Belle, uyu nawe rero ni mugenzi wanjye, twiga mu mwaka wa mbere nibwo tukigera hano, turifuza rero umuntu wadufasha kugira ngo dutsinde ibizamini neza. Batubwiye ko kandi rwose muzi kubikora. Uyu rero mugenzi wa Dario ahita ababwira ati cyane rwose, nta nubwo kandi ari ibintu bigoye, muzatwishyura nyine, muzaduha ibihumbi 150 kuri buri wese, uko muri babiri nyine ubwo ni ibihumbi 300, maze ubundi tubigishe. Marie Belle ati ko ari menshi se, ntabwo mwagabanya nibura ibyo bihumbi 150 tukabitanga turi babiri? Dario ati ntabwo twebwe tunegosiya, niba mudafite ibihumbi 300 nimwigendere nyine mujye kwiyigisha. Marie Belle ati oya nta kibazo, ngaho rwose ubwo tuzatangire ejo kuko turabikeneye cyane. Nabo bati yego turahari. Ubwo nyine bahita batangira kwigisha aba bakobwa. Gusa nyine uko Dario yagiye amarana umwanya munini na Marie Belle, yagiye rwose amukunda. N'ubusanzwe nyine uyu mukobwa aba ari mwiza cyane, ukimukubita amaso uhita utangira kumva rwose umwishimiye. Yatangiye rero kugenda amutereta gahoro gahoro. Marie Belle akamubwira ati rwose ntabwo iby'urukundo ngiye mbirimo, kubera yuko ubu ibyo nshyize imbere ni ukwiga nkabona amanota menshi, kubera ko ababyeyi banjye banyemereye kuzanjyana kwiga muri Amerika. Ndamutse rero ntabonye amanota menshi naba mbihombeyemo. Dario rero nawe ahita amubwira ati nanjye nuko rwose mu mezi 2 ari imbere ngomba kujya kwiga muri Canada. Marie Belle ati amahirwe masa kuri wowe, ariko rwose ndacyakomeza kukubwira yuko iby'urukundo ngiye ntabirimo. Ahita ananigendera kandi ubwo agasiga na Dario aho baba bari bahagaze. Gusa uyu musore asigara avuga ati byanze bikunze ugomba kuzaba uwanjye. Akomeza rero kumutereta, ariko rwose bikageraho maze Marie Belle akamwemera. Binagera rero naho rwose banakora urukundo. Dario rero abwira Marie Belle ati mbwiza ukuri, kubera iki rwose utambwiye yuko utarabikora n'umunsi n'umwe, ntabwo twari kuba twabikoze. Marie Belle ati nta kundi nyine byarangiye, nta yandi mahitamo. Hashira rero iminsi rwose iwabo wa Dario baba nyine bari gufata ibya mu gitondo. Bajya kumva rero bakumva umuntu arakomanze. Papa wabo ahita avuga ati ese hari umuntu mwari mutegereje? Bati hoya. Ati ubwo uwo muntu tuzindukiye yaba ari nde? Baragenda rero bagafungura maze bakabona ni umumama rwose warakaye, gusa aba ari kumwe n'umukobwa uri kurira. Uyu mumama rero aba ari mama wa Marie Belle. Marie Belle aba ari kurira amarira yamurenze. Papa wabo barafungura maze bakinjira mu nzu, bagahita bakomeza bahagaze iruhande rw'umuryango. Papa wa Dario rero ahita ababaza ati murifuza iki? Mama wa Marie Belle ati hano se ni iwabo wa Dario. Ubwo aba ari kubivuga Dario akaba arahingutse. Uyu mumama rero ahita akomeza abwira papa wa Dario ati hashize iminsi Dario ndetse na Marie Belle rwose bafitanye agakungu biriranwa.
ati none umukobwa wanjye aratwite kandi rwose yambwiye yuko umuhungu wanyu ari we wamuteye inda. Dahlia ati hoya mwimbeshyera, ati rwose papa bari kumbeshyera ntabwo ari njyewe. Marie Belle ahita atangara ati ntabwo ari wowe koko se, hashize iminsi nguhamagara waranyihoreye utakinyitaba, nari nzi ko rwose utanakiri hano, none ugeretseho no kunyihakana ngo ntabwo unzi koko. Dahlia ati ntabwo nkuzi, ati wowe se ubundi uranzi. Marie Belle noneho arushaho kurira kubera ukuntu rwose uyu musore aba ari kumwihakana. Papa rero wa Dahlia ahita abwira Dahlia ati ufite telefone yawe hano? Dahlia ati yego. Papa ahita ayimwambura maze agatangira kujya muri telefone, koko rero asanga uyu mukobwa rwose aba yaramuhamagaye inshuro nyinshi ariko uyu musore ntamwitabe. Dahlia rero ahita atangira kubwira papa ati papa ntubyemere rwose barambeshyera, naho rero mama we rwose abamushyigikiye, ati umwana wanjye buriya ubwo ari kuvuga ko atari we ntabwo ari we ndabizi neza. Papa ati cecekere, kuki umushyigikira se mwari muri kumwe? Dahlia ati uyu mukobwa arabeshya, yakundanaga n'abahungu benshi, ati mwabajije se ba Emmanuel na ba Philippe bose, ati ko bose biriranwaga, ati njyewe rwose ntabwo ari njyewe arambeshyera. Marie Belle ati nyamara rwose Dahlia ukuri urakuzi, urabizi ko ari wowe wenyine kandi ari we twahuye bwa mbere. Mama rero wa Marie Belle yumva noneho bari kuwushinja umukobwa we n'abandi basore benshi, maze agahita afata umukobwa we bagahita bisohokera. Baragenda rero bagera mu rugo, Marie Belle agahita apfukama hasi agasaba imbabazi mama ati mama mbabarira. Mama we rero aba yarakaye ati nta soni, ati hari icyo ntakoze, atuza amafaranga yose nishyura kugira ngo wige urayazi, nkwishyurira amakocingi, nkwishyurira ibyo kurya ku ishuri kugira ngo udataha saa sita maze ukavunika, nkwishyurira ibintu byose nta kintu kimwe ntakoze, none ni iki ngiki umpembye koko? Tekereza ukuntu kose nakureze ndi jyenyine kuva papa wawe yakwipfira, nyamara rwose ntabwo wigeze ubona imvune zose nagize. Uyu mukobwa rero akomeza kumusaba imbabazi ariko mama we ntabwo rwose aba ari kumwumva. Naho rero ku rundi ruhande mama wa Dahlia na Dahlia bajyana mu cyumba, maze mama Dahlia akamubwira ati mwana wanjye rwose ngiye kukubaza umbwize ukuri nibyo cyangwa si byo? Dahlia ati ntabwo ari byo mama ati n'ubundi ndakwizeye, ariko n'ubundi ni amafuti y'uriya mukobwa, ubundi se we nta bwenge agira, kubera iki se atiporoteje cyangwa ngo nimumara no gukora icyo gikorwa nawe afate ikinini, abandi ntabwo babizi se? Ntabwo rwose nakurenganya mwana wanjye, gusa humura nkuri inyuma kandi ntuhangayike. Ahita rero ahobera Dahlia ati humura rwose nzakurwanirira kugeza ku mpera. Dahlia ati mama rwose ndakukunda cyane. Naho rero papa wa Dahlia waba yarakaye aragenda akamusanga mu cyumba, maze agahita amubwira ati nta soni koko, urabona ibintu ukoze? Maze mama wa Dahlia ati uri kuntukira umwana kubera uriya mukobwa utagira ubwenge w'igicucu? Papa Dahlia ati uriya mukobwa wita igicucu rero ni umwana w'undi muntu, ni umukobwa w'undi muntu kandi nawe amukunda nk'uko ukunda umuhungu wawe, wakabaye rwose umwubaha. Mama rero wa Marie Belle aramubwira ati njyewe rero kugira ngo njye nawe tubane amahoro ndashaka ko tujya kwa muganga, ambara vuba rwose tugende, ikitujyanye urakimenya tugezeyo. Marie Belle ahita yambara maze bakagenda we na mama we, baragenda rero bakinjira mu biro by'umuganga. Mama wa Marie Belle ahita atangira akabwira umuganga ati uyu ni umukobwa wanjye, aratwite kandi rwose uwamuteye inda yaramwihakanye, none rero turifuza kuyikuramo. Marie Belle ahita atungurwa
maze n'ubundi agatangira kurira nyine. Muganga abaza uyu mumama ati murifuza kuyikuramo? Mama wa Marie Belle ati cyane. Muganga ati ariko ibyo ntabwo ari icyemezo cyanjye nawe, ni ibintu tuba tugomba kubaza na nyir'ubwite, tugomba kubaza na Marie Belle niba rwose abishyigikiye. Muganga rero ahita abaza Marie ati uratwite? Marie Belle ati yego. Ati none se urifuza kuyikuramo? Mbere y'uko Marie Belle asubiza arabanza agatekereza ukuntu agikundana nyine na Dario yajyaga amubwira ati uri umukobwa mwiza cyane, ndagukunda kandi nzahora ngukunda iteka ryose, ati uri byose kuri jyewe. Atekereza nyine amagambo meza uyu musore yamubwiye, maze agahita asubiza ati hoya, ntabwo rwose nshaka kuyikuramo. Mama we rero ahita arakara, umujinya ukamwica, ahita rero afata ukuboko kwa Marie Belle akamusohokana kwa muganga, agenda amukurura amwirukansa nyine. Marie Belle ariko agenda arira amushyira mu modoka maze bagataha. Bagera mu rugo rero agahita afata varize akamushyiriramo imyenda, agahita amubwira ati ntabwo ngikeneye rwose kongera kukubona ukundi, genda sinzi iyo uzajya ariko jyana n'icyo kinyendaro cyawe, sinshaka kubabona. Marie Belle ati wambabariye mama, ko ubizi ko rwose nta hantu na hamwe ho kujya, wambabariye ukangirira impuhwe. Mama we ati nta kukubabarira mfite, waransebeje bihagije, ngaho nawe genda wimenye. Marie Belle rero afata ya varize kandi rwose aba hamaze kugera mu masaha y'umugoroba. Atekereza rero ahantu ari bujye, akayoberwa rwose ahantu ari bwerekeze. Gusa nanone afata umwanzuro wo kujya iwabo wa Dario kuko niho honyine aba atekereza yajya, nta yindi famiye aba agira. Aragenda rero agakomanga, maze papa wa Dario akaza agafungura, ahita amubaza ati bite se mukobwa mwiza? Aba ari kurira amarira yamurenze. Maze Marie Belle aramubwira ati mama wanjye yanyirukanye, nta handi hantu na hamwe mfite ho kujya, rero nahisemo kuza hano aho kugira ngo ndare ku muhanda. Uyu mupapa rero ahita amubwira ati humura rwose, tekana nta kibazo. Papa wa Dario rero ahita amubwira ati ntuhangayike rwose, uraza kuguma hano. Mama rero wa Dario ahita ahamagara papa Dario maze akamujyana mu cyumba, akamubwira ati uriya mukobwa ntabwo agomba kuguma hano habe n'isegonda rimwe, nagende rwose ntawe nshaka hano. Niba mama we yamwirukanye, ntabwo ari njye wo kuyora ibyo bajugunye, nagende nyine yirengere ibibazo bye. Papa Dario ati ariko ntukamere nk'umuntu nawe utagira umutima, ubu ko urumva nareka umwana akarara mu mbeho? Araguma hano kugeza igihe nzavuganira na mama we, maze rwose akabona gusubira iwabo. Bitaraba bityo rero araba rwose agumye hano, kubera icyo ubundi utari kumva yuko uriya mwana ibibazo byose afite yabitewe n'umuhungu wacu. Mama wa Dario ati ariko nta kintu kimwe kinyemeza yuko umuhungu wacu ari we wamuteye inda. Papa Dario ati ariko nta n'ikibivuguruza ko rwose atari we wamuteye inda, kubera yuko n'ubundi yatangiye atubeshya ko atanamuzi. Ubwo rero birumvikana ko rwose n'ibindi byose yavuga yaba abeshya. Mama Dario ati impamvu yatangiye abeshya ni uko yari afite ubwoba bwawe, kuko yabonaga rwose ushyigikiye ibinyoma by'uriya mukobwa na mama we. Papa wa Dario rero abona nta mwanya rwose wo gukomeza kuburana n'uyu mumama afite, maze agahita amubwira ati umva rero nkubwire, nabivuze nk'umugabo, uru rugo ni urwanjye, araguma hano byanze bikunze kugeza igihe nzavuganira na mama we. Mama Dario rero abona byakaze, maze agahita amubwira ati tangira rero ubu nonaha mutangire mwumvikane, kuko njyewe rwose nta mwanya wo kubyihanganira mfite. Marie Belle rero arara hano, maze rwose mu gitondo papa wa Dario afata Marie Belle maze akamutwara iwabo. Baragenda rero bakagera kuri gate bagakomanga.
Mahibere we ubwo aba ari gusenga rwose, ari gusengera mu mutima, ari kubyina kubera ubwoba. Umuzamu wabo rero arafungura maze akababaza ati mwebwe muri bande? Papa wa Dario ahita amubaza ati mabuja wawe arahari? Uyu muzamu ati yego, ati ariko yambwiye ko nta muntu n'umwe ngomba gufungurira. Papa wa Dario ati mubwire yuko ari papa wa Dario kandi mushaka byihutirwa. Uyu muzamu ati yambwiye ko nta muntu n'umwe ugomba kwinjira hano uwo ari we wese. Ubwo rero rwose ntabwo nakwirirwa nica akazi kanjye ngo ndajya kumubwira ngo hari abantu bari hano kandi yambujije. Ntabwo nshaka gutakaza akazi kanjye niko kangaburira. Ndabifuriza ahubwo umunsi mwiza, nimwigendere rwose ntabwo biri bushoboke. Ubwo Mahibere aba yatangiye kurira. Papa wa Dario rero amufata akaboko maze bagasubira mu modoka. Baba bicaye mu modoka rero, papa wa Dario ari gutekereza ko bari bukomeze bagategereza aha, maze bagategereza ko rwose mama wa Mahibere ari buze gusohoka. Abaza rero Mahibere ati ariko ubundi mbwira, niki cyatumye mama wawe yongera kubyutsa uburakari bungana gutya kugeza n'ubwo akwirukana mu rugo? Mahibere ati nyine urumva yamfashe anjyana kwa muganga, maze tugeze yabwira muganga ko rwose agomba kunkuramo inda. Ati rero nabyanze ndabihakana, niyo mpamvu rwose yanyirukanye. Papa Dario ati bari bagiye kugukuriramo inda? Mahibere ati cyane. Papa Dario ahita arakara ati mbega umubyeyi, uyu mubyeyi rwose ni inyamaswa. Ahita yatsa imodoka noneho agahita anagenda yihuta cyane, ahita yumva rwose nta mpamvu zo gutegereza umuntu umeze gutya, kuko ahita yumva nta n'impamvu rwose zo kongera kumusubiza Mahibere, kuko noneho yamukorera ibindi bintu bitangaje. Ahita amubwira ati ngwino twigendere, uzaguma rwose iwanjye kugeza ubyaye, kubera ko numvise nyine Dario abihakana, numara kubyara tuzakora DNA maze turebe. Baragenda rero bagera mu rugo bakinjira, bagera muri salo bagahita basanga mama wa Dario niho ari. Ahita abaza papa Dario ati uyu mukobwa se kandi umugaruye kugira gute? Uramujyana hehe ko wari umujyanye iwabo, kuki wongeye kumugarura? Ko ntamushaka muri iyi nzu rwose. Papa Dario ati ariko ni ukuri wakumva uvuga yagira ngo ntabwo wabyaye, nta mpuhwe za kibyeyi na nkeya rwose ugira. Dario nawe ku ruhande ahita abwira papa we ati rwose papa nizere ko ibyo bintu utabidukora, ntabwo rwose agomba kuba ari hano, ntabwo akenewe, nta burenganzira afite bwo kuza aha, ntabwo tumushaka. Papa ati koko se nibyo? Ati rero nagira ngo nkumenyeshe yuko nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kumbaza impamvu nzanye umuntu muri uru rugo. Uru rugo ni urwanjye, ni nanjye mfite uburenganzira bwo gufata umwanzuro w'uwo ndi buzane n'uwo ntari buzane. Mama Dario ahita amubwira ati hoya, kubera ko nanjye mfite uburenganzira bungana nk'ubwawe, ugomba rero kunsobanurira impamvu rwose umuzanye. Papa Dario ati mama we twamubuze, nari kumuta ku muhanda se? Ubwo rero rwose agomba kuguma hano kugeza igihe azamara kubyara. Bakomeza rero bose rwose kwitonganya badashaka ko yuko uyu mukobwa aguma aha. Papa Dario rero umugabo rwose ubona uzi gufata ibyemezo kandi ibintu byose ashyira mu kuri. Ahita afata ukuboko kwa Mahibere maze akamubwira ati iyizire. Ahita rero amujyana n'ubundi mu cyumba ngo ajye no kwiruhukira. Mama Dario rero amukurikira ati noneho se kandi umujyanye mu cyumba cyanjye? Dario ati rwose mama shaka icyo ukora, uyu mukobwa asohoke muri uru rugo, ntawe nshaka rwose hano, ushaka icyo wakora. Dario rero abona ibintu bikomeye maze agahita yinjira mu cyumba cye, agafata varize agatangira kuzinga imyenda yayishyiramo, arazinga yarangiza akanambara, maze agafata varize ngo arasohotse. Agera muri salo agahita asanga hariyo papa we ndetse na mama we.
Mama we ati bite se kandi ko ndeba uzinze? Dario ati ma, ngiye muri Canada. Mama we ati gutyo se ko wagombaga kuzagenda nyuma y'amezi abiri, uragenda ute atarangiye? Dario ati nabitekerejeho neza nsanga ngomba kugenda mbere nkaba ngiye kwa tante wanjye, maze rwose akaba ari kumenyereza umujyi, icyo gihe kikazagera naramaze kuhamenyera maze ngahita ntangira ishuri. Mama we ati icyo gitekerezo ni cyiza cyane. Papa we ati ugiye muri Canada? Dario ati yego. Papa we arahita aseka, agaseka koko agakwinkwenuka, maze agahita amubwira ati umva rero musore muto, umva nkubwire rwose, shyira ibirenge hasi, muri Canada ntaho ukigiye, ugiye kuguma hano maze rwose ukomeze ufate resiponsabilite z'ibibazo wateje, ni wowe kandi ugomba kubyitaho, nta muri Canada uzajya, byibagirwe rwose. Dario ati rwose papa nizere ko ibyo bintu utabinkora. Ati ubundi se biri guhurira hehe n'uriya mukobwa? Mama we nawe ahita abwira papa Dario ati ndekera umwana rwose yigendere, kubera ko uriya mukobwa nyine n'ubundi bamwemereye ko azaguma hano, turahari rero tuzamwitaho. Papa Dario ati ariko ubundi mbibarize, mutekereza ko ari mwebwe muzi gutegura ahazaza hanyu gusa? Uriya mwana w'umukobwa yari afite ejo hazaza, yari afite imigambi n'ibyo agomba kuzakora imbere bimufitiye umumaro, nyamara rwose Dario yishe ahazaza he kubera kurangara kwe. None we agende ajye kwikomereza gutegura ubuzima bwe, uyu mwana w'umukobwa agume hano, avuye mu ishuri nta kintu na kimwe ari gutegura. Dario nawe nagume hano, barakomeza rwose babe bamwe, babe kuri nivo imwe kugeza igihe uyu mwana w'umukobwa azabyarira. Mama ati hoya rwose mbabarira wimburiza umwana amahirwe kubera kiriya gicucu cy'umukobwa. Papa Dario ati wakumva uvuga, uriya mukobwa wita igicucu yarabyawe kandi nawe afite umubyeyi we rwose wari umutezeho ejo hazaza. Ahita abwira rero Dario ati fata iyo varize yisubize mu cyumba vuba, kandi rwose sinzongere no kumva uvuga ibyo kujya muri Canada. Dario n'agahinda kenshi aragenda akajya mu cyumba, maze bya byenda byose akongera akabikura muri varize akabinyanyagiza mu cyumba, agakubitagura ingumi ibikuta, akavuza induru kubera umujinya, akajya yiterura akihonda hasi, aba afite umujinya uba wenda kumwica. Dario rero nawe ahita ajya mu cyumba cya Marie-Belle, maze akamubaza ati ninde wakuntumyeho? Ni iyihe satani rwose yakohereje? Ni uwuhe mudayimoni wakuntumyeho kugira ngo uze unsenyere n'ahazaza? Marie-Belle ati iyumve nawe ariko uri kuvuga, urabizi neza yuko ari wowe wari uri gutegura ahazaza hawe, ndetse nanjye byari uko, wari ugiye kujya muri Canada nanjye ngiye kujya muri Amerika, nyamara kubera ubugoryi bwacu ibyo twakoze rwose byahise bisenya ahazaza hacu. Ndeba nawe nicaye ahangaha, nta wundi muntu n'umwe mfite kuri ino si, mama wanjye nari mfite yanyihakanye ndetse yanyirukanye, nawe nizeye nkaguha umutima wanjye ndetse n'umubiri wanjye, rwose nawe waranyihakanye. Kubera iki wankoze ibi bintu? Kubera iki wanyihakanye? Tekereza amasezerano yose wampaga ngo urankunda kandi uzankunda ubuziraherezo, nyamara akantu gato gusa gahise gatuma unyihakana, wihakana ko unzi. Dario rero ahita atangira gusakuza ati wikomeza rwose kunyomekaho iyo nda, ntabwo ari njye nayiguteye, wiyinyomekaho. Marie-Belle ahita abwira Dario ati nshimye rwose ko wambeshya, kandi nshimye ko wanabeshya n'ababyeyi bawe, ariko se ni ukubera iki wowe uri kwibeshya? Urabizi neza rwose ko ari wowe twahuye ubwa mbere, ibyo ndabizi ko ubizi neza, nta wundi musore nari narigeze menya, ibyo ndabihamya ko rwose ubizi. Kubera iki rero ushaka kuvuga ko rwose hari undi muntu wanteye inda? Kubera iki uri kunyihakana?
mbwiza ukuri, rwa rukundo rw'ukuri wambwiraga rwagiye hehe? Ese rwose bwari uburyo wari uri gukoresha kugira ngo nkunde ndyamane nawe? Ntabwo ubona ukuntu rwose ndi gusuzugurwa? Ntabwo ubona ukuntu icyubahiro cyanjye cyatakaye? Ntabwo ubona ukuntu ndi kubabara? Nta nubwo nibura wakwishyira mu mwanya wanjye maze ngo wumve agahinda mfite? Ubundi icyaha twakoze ko twagikoranye njye nawe kubera iki ari njye Imana yahannye? Kubera iki ari jye uri mu gihano nyamara rwose wowe ukaba ntacyo bikubwiye? Dahiyo rero ahita yimyoza maze agahita asohoka mu cyumba akigendera. Muri iryo joro kandi mama Dahiyo ndetse na papa Dahiyo baba bari mu cyumba, maze papa Dahiyo agahita abwira uyu mumama ati ejo rero mfite urugendo rwose rurantunguye, hari misiyo y'akazi mbonye rwose kandi irihutirwa, gusa ndatunguwe nyine ariko ngomba kujyayo byanze bikunze. Mama Dahiyo ati none se uzamarayo igihe kingana iki? Papa Dahiyo ati ni amezi 2. Mama Dahiyo ati none se urugendo rw'umuhungu wacu bimeze bite? Papa Dahiyo ati nta mpamvu yo kubivugaho, umuhungu wacu rwose ntabwo agomba kuzajya muri Canada, byararangiye. Mama Dahiyo ati ariko nakubwiye yuko njyewe rwose mpari, nzita kuri uriya mukobwa kugeza abyaye maze dukore DNA. Sinumva rero icyo rwose umuhungu wacu azaba ari kumara hano. Papa Dahiyo ati ariko wibuke ko uriya mukobwa nawe yari afite imishinga ye y'ahazaza yarangiritse, rero umuhungu wacu nagume hano. Ikosa bakoze barikoze ari bombi babiri, n'umusaraba rero bagomba kuwikorerana ari babiri. Ni igihano rwose, Dahiyo nta hantu na hamwe agomba kujya, nakomeze nyine agumane n'uyu mukobwa yateje ibibazo babifatanye. Mama wa Dahiyo rero amara kuvugana na papa we maze akabona ntacyo rwose bitanze, ahita rero ajya mu cyumba cya Dahiyo agasanga yihebye, yifashe rwose ku matama. Ahita amubwira ati mwana wanjye wikomeza guhangayika, urabizi ndi mama wawe, ugomba rwose kuzajya muri Canada uko bizagenda kose. Dahiyo ati ariko papa rwose urabona ko yafashe icyemezo, bizanyura mu zihe nzira? Mama Dahiyo ati nyizera, ndi mama wawe, uri umuhungu wanjye umwe mfite kuri ino si. Uriya mukobwa rero ntabwo ari we rwose ugomba kugena ahazaza hawe. Nzakora ibishoboka byose kandi rwose ugomba kuzajyayo. Mama wa Dahiyo rero ahita ava muri iki cyumba maze agahita noneho ajya mu cyumba cya Maribelle, ahita asanga Maribelle ari kurira, ari nako rwose agenda azenguruka icyumba cyose. Ahita amubwira ati urabona ayo marira uri kurira, ayo rwose ni nk'agatonyanga mu nyanja, nuramuka utavuye muri uru rugo, nutava muri iyi nzu, ibizakubaho noneho uzarira inshuro 1000. Maribelle ati ntabwo numva rwose ikintu ushatse kuvuga mama. Mama wa Dahiyo ati icyo nshatse kuvuga ni kimwe, Dahiyo ni umwana umwe rukumbi mfite, ni byose byanjye, ni isi yanjye, nta kintu rero na kimwe nakwemera ko kimubabaza cyangwa kimubangamira. Umwana wanjye afite ejo hazaza, wishaka rero kunyicira ahazaza h'umwana? Genda rwose tuvire mu rugo. Maribelle ahita amubwira ati mama rwose mbabarira unyumve, nta hantu na hamwe mfite ho kujya, mama wanjye yaranyirukanye urabizi. Mama wa Dahiyo ati impamvu yakwirukanye ni uko uri umukobwa mubi nyine, ntabwo wamubereye umwana mwiza. Maribelle ati ni wowe mubyeyi wenyine nsigaranye kuri ino si, ndakwinginze rwose mbabarira unyumve. Mama wa Dahiyo atumva nkubwire, ntabwo ndi mama wawe, nta nubwo rwose nzigera mba mama wawe, ahubwo ntakubeshye rwose kuba uri hano birambangamiye, uri kumbuza umwuka. Mbabarira rwose uve muri runo rugo maze ureke njye na Dahiyo rwose twihumekere, kubera ko uri kuduheza umwuka. Kandi nanone niba
utumvise ibyo mvuze nudakora rwose ibyo ndi kuvuga ibizakubaho sinzabibazwe, nizere ko icyo ndi kuvuga cyumvikana. Ahita rero yisohokera maze Maribel noneho si ukurira akivayo. Ibyo byose birarangira rero maze bakajya ku meza gufata amafunguro. Papa wa Dario rero arareba maze akabona Maribel ntawe uri kuri aya meza, ahita ababaza ati none se Maribel yafashe amafunguro? Bose baraceceka bakarebana, ati si mwebwe ndi kubaza? Mama wa Dario ati njyewe rwose ntabwo nshinzwe kumugaburira, ntabwo rero nshinzwe kumwitaho rwose. Papa rero wa Dario ahita abwira uyu mumama ati ariko rwose nta mutima ugira neza neza. Ahita rero ahindukira akareba Dario ati nsubiza. Maribel yafashe amafunguro? Dario ati ntabwo mbizi. Papa ahita amubwira ati hita ugenda vuba maze ujye kumugaburira, mushyira ibyo kurya. Dario ati njyewe? Ati kubera iki se ngomba kumushyira ibyo kurya? Papa ati none uragira ngo mbe mbimushyira cyangwa urashaka gutuma mama wawe? Wamuteye inda, ugomba rero no kumwitaho, gira vuba genda umushyire ibyo kurya. Ahita ahaguruka rero n'umujinya mwinshi maze akajya gushyira ibyo kurya Maribel. Papa rero wa Dario asigara abwira mama we ati umva rero nkubwire, urabizi ejo nzajya muri misiyo kandi nzamarayo amezi 2, ariko rwose nihagira ikintu Maribel aba cyangwa umwana, nimugira ikintu na kimwe mumukora n'inzu uzambona nzakubera inzozi mbi kandi urabizi. Ugomba kumwitaho akaba ameze neza kandi n'umwana ameze neza. Mama wa Dario rero ahita yimyoza. Buracya mu gitondo rero papa wa Dario azinduka agenda. Mama wa Dario rero amara kubona uyu mupapa amaze kugenda maze agahita agenda akinjira mu cyumba cya Maribel, ahita asanga agisinziriye, azana indobo y'amazi maze agahita yimucurikaho mu buriri. Maribel akangukira hejuru ati Yezu we, maze mama wa Dario ati ntabwo ari Yezu, ni njyewe nyine, ni njyewe dore n'inyama n'amaraso ni njyewe, ntabwo ari Yezu kuri imbere. Ati nta soni umukobwa nk'umunebwe gusa, urahura aryamye. Ati ntushaka kuzajya urya ukanabona imyenda yo kwambara, ibyo ngibyo ugomba kubikorera, ugomba gukora ubunebwe ukabishyira hasi. Byuka rero ujye gukora, iyi nzu yose ikeneye amasuku, dukeneye gukoropa, ukeneye koza ibyombo, ukeneye kudutekera tukarya. Gira vuba kubera ko gutwita ntabwo ari uburwayi, unsanga muri salo kandi ntuntinze. Maribel ahita ahindura imyenda maze akamusanga muri salo, ahita asanga nyine afite imikubuzo, amarakrete n'ibintu byose nyine bikenewe mu masuku. Ati koropa vuba iyi nzu kandi uyikorope neza uhategure, nubisoza uhita ugenda kudutekera ibyo kurya. Ibyombo kandi nabyo biri mu gikoni ni byinshi nabyo bitunganye. Byose rero Maribel arabikora uko nyine baba babivuze maze akabishyira ku murongo. Mama rero wa Dario asanga Dario mu cyumba maze akamubwira ati muhungu wanjye ntuhangayike, humura uyu mukobwa ngiye rwose kumwereka ko ubuzima budashoboka muri runo rugo, ngiye kumubeshaho nabi ku buryo azicuza impamvu yinjiye muri iyi nzu. Humura rwose azibwiriza agende, ntuhangayike, azijyana rwose kandi ntawe umwirukanye. Dario rero ushyigikiye mama we ahita amubwira ati mama rwose ndakwizeye, ndabizi uzabikora kandi neza. Maribel rero amara gukora amasuku byose no koza ibyombo maze akajya guteka, gusa aba ananiwe cyane kubera ko nyine aba anatwite, aba afite imbaraga nkeya, aba arushye. Aragenda maze akajya akata ibintu byo guteka rwose ahagaze, ariko ari nako yunama maze akaryama ku kantu nyine ko mu gikoni kubera ukuntu aba yumva ananiwe. Akongera agahagarara akumva mu mugongo haramuriye, akongera kunama. Dario rero yinjira mu gikoni aje gufata amazi maze akareba uyu mukobwa ukuntu
rwose yarushye maze agaseka, ubona rwose ameze nk'aho ibyo uyu mukobwa ari kunyuramo bimushimishije. Umunsi wakurikiye rero Dario ajya kureba mushuti we maze agahita amubwira ati ubu nari nzi ko rwose wageze muri Canada. Dario ati ahubwo se wagira ngo biroroshye, uriya mukobwa rwose yanyiciye ahazaza, yaranyitambitse none papa wanjye yampaye ibihano, gusa nyine nizeye mama wanjye ndabizi rwose azamwirukana, namara kumwirukana kandi ibibazo bizaba bikemutse nanjye nzahita nigira muri Canada, ndabyizeye ko rwose ngomba kuzajyayo. Uyu mushuti we ati ariko ntiwibagirwe ko rwose uriya mwana twita ari uwawe, twese turabizi, gusa nyine nari nakubujije kujya muri buriya buzima kuko rwose nabonaga bizakwangiriza ahazaza ariko ntabwo wabyumvaga. Uriya mwana rwose ni uwawe nta gushidikanya. Dario ati yego rwose muganga, waradupimye se? DNA warayikoze? Urabizi neza ko uriya mwana ari uwanjye? Umushuti we ati wikwiye kubyihakana, njyewe ndabizi kurusha undi muntu uwo ari we wese. Hashira iminsi rero aba ari mu masaha y'ijoro, Maribere aba yamaze guteka maze agategura ameza. Dario na mama we bajya ku meza maze bagafata amafunguro. Mama wa Dario aba ari kumubaza ati mwana wanjye urumva umeze neza rwose, urahaza neza? Nawe ati cyane. Ati nkongere yindi nkoko se ko zigihari? Dario ati hoya rwose nta kibazo, meze neza. Mama ati wibuke kuza kunywa amata ashyushye gakeya mbere y'uko ujya kuryama, burya rwose ni meza nayo. Dario aseka ati cyane rwose mama, ndaza kubikora. Dario rero ahita abaza mama ati none ko papa wanjye yagiye hakaba hashize iminsi, ufite iyihe gahunda kuri uriya mukobwa? Mama ati nyizera, icyo nzakora uzakibona humura, mbirimo neza rwose, ndi kumupangira ntugire ikibazo. Maribere rero muri ako kanya aba ari kuva mu cyumba, ahita aza akababwira ati ndashonje cyane, mwambabariye mukampa ibyo kurya. Dario ahita amusubira mu kanwa ati ndashonje, mwambabariye mukampa ibyo kurya, ariko nyine amwigana. Ati urya se wakoze iki? Hano ni iwanyu, utekereza ko mu bantu duhahira se nawe urimo? Mama rero wa Dario ahita amureba ati dore uko asa, dore uko agenda, ngo urashonje, ibyo ngibyo uzajya kubibwira mama wawe. Maribere ati nimumbabarire ni ukuri, nimushaka mumpe duke rwose ndapfuye. Mama rero wa Dario ahita ahaguruka maze agafata akaboko ka Maribere akagenda amukurura, aragenda agafungura urugi agasohora hanze, agakomeza agafungura n'urw'igipangu maze akamushyira hanze agahita afunga. Kandi rwose aba ari mu masaha y'ijoro, ahita amubwira ati umva nkubwire, abakobwa nyine batumvira ababyeyi babo ni uko bamera, ngaho genda noneho ujye gushaka ibyo kurya nyine ubyishakire, uzibeshye ugaruke kuri kino gipangu, nzahita nkwica neza neza kuko njye nta mikino ngira. Maribere ararira akavuza induru maze agahamagara Dario. Dario nawe ahita aza akamubwira ati genda wa puberi we, ntabwo tugukeneye, ntabwo rwose tugushaka, genda tuvira aha. Bahita bisubirira mu nzu maze bagafunga, kandi bagahita banahamagara umuzamu bakamubwira bati niyongera kwinjira hano uzahita utaha, uzaba ubuze akazi kawe. Maribere arara agendera ijoro ryose ashaka ahantu ari burare. Agira Imana rero akabona ageze ahantu hari ikizu bari kubaka ariko rwose kitaruzura neza, kiba gifite rero umuzamu kirarira kugira ngo rwose batibe ibikoresho byacyo. Aragenda rero akamubwira ati mbabarira uncumbikire iri joro rimwe. Uyu muzamu areba uyu mukobwa maze akemera akamucumbikira, aragenda rero akaryama muri iki kizu. Maribere rero ubuzima butangira rwose kumukubita, maze uyu muzamu akamuguriza amafaranga make rwose, amuguriza 2,000. Maribere atangira kujya acuruza amaronji ku muhanda, akomeza yacuruza maze ya mafaranga akagenda akagwira, noneho akagenda akagira rwose igishoro cy'amaronji menshi yuzuye ibase.
arakomeza akicururiza, aba anacuruza ariko rwose ari no kwirira amaronji kuko nta bindi byo kurya aba abona. Bwakwira aba noneho yaraguze agakeka gato cyane akakarambura muri cya kizu maze akagenda akiryamira. Mama rero wa Maribere umutima rwose uza kumukomanga maze agatangira gushaka umwana we, aramushaka ahantu hose ariko akamubura. Abaza rero uyu muzamu wabo ati nta makuru ya Maribere? Uyu muzamu ati reka da, ntabwo rwose mperutse kumubona. Agahinda rero karagenda kakamwica uyu mumama rwose nawe. Naho rero kwa Dario bagasigara mu byishimo nyine bari kubyina intsinzi ko uyu mukobwa aba yagiye. Hashira iminsi rero maze papa wabo agahamagara abwira mama Dario ati none se Maribere ameze neza? Mama wa Dario ati ameze neza cyane, n'umwana rwose ameze neza kuko tujya kwa muganga nkajya kumupimisha, ati bose bameze neza yarabyibushye. Papa ati mumpe. Mama wa Dario ati yarananiwe cyane amaze kuryama ariko arasinziriye rwose sinamubyutsa kuko ari kuruhuka, ariko ntugire ikibazo ameze neza, gusa ubutaha niwongera kumpamagara nzamuguha. Nuko rero byahoraga yahamagara bakamubwira ko asinziriye cyangwa rwose yagiye kwa muganga, ntibaburaga ibyo bamubwira kuko akagira ngo Maribere ameze neza, naho rwose byari byo kajya. Maribere we yakomeje kwicururiza amaronji nyine hahandi ku muhanda, ubuzima rwose burakomeza bugenda neza nyine gahoro gahoro. Umunsi umwe rero Dario aba ari kwihitira ku muhanda maze yajya kubona akabona Maribere ari gucuruza amaronji, ahagarara ku ruhande maze rwose akamwitegereza ukuntu aba ari kuyagurisha. Inda rero iba yaratangiye kuba nkuru cyane ku buryo abasigaye noneho rwose abona ananiwe, nta mbaraga na nkeya aba afite. Dario aramwitegereza atwite maze agahita atekereza ukuntu yajyaga amutereta uyu mukobwa akamubwira ko rwose ari gutegura ahazaza he, ashaka kwigira hanze ndetse no gutsinda, ibyo kujya mu rukundo n'abasore atabirimo. Nyamara rwose nyuma byaje kugera akamwemerera akanamutera inda, none akaba ari we wamwangirije ubuzima. Uyu musore rero atangira nawe rwose kwigaya akurikije ubuzima uyu mukobwa yari arimo. Gusa ku munsi wa mbere yamubonye yaritahiye nyine, ntiyagira ikintu na kimwe amubwira. Yageze mu rugo maze agera mu rugo rwose yataye umutwe, yababaye, ari kugenda amarira abunga mu maso. Mama we yamukubise amaso aramubaza ati mwana wanjye wabaye iki? Ko nta kintu na kimwe kigomba kukubabaza kuri ino si, uri umwana umwe mfite, nakora byose ariko ugahora wishimye. Dario rero yaramuhishe rwose ko yabonye Maribere, yaramubwiye ati nta kibazo rwose mama, meze neza, nta kibazo na kimwe mfite. Gusa uwo munsi ntabwo yigeze arya, yaragiye ajya kuryama ariko abura ibitotsi, yaraye yigaragura ijoro ryose burinda bumukeraho. Umunsi wakurikiye rero nabwo yaragiye maze arongera nyine aparika imodoka kure, akomeza kureba nyine ibintu byose uyu mukobwa aba yibereyemo, areba umunaniro afite, areba ukuntu rwose ababaye, areba agahinda afite. Nawe rwose agahinda karamwica, aho yari atangiye gutekereza ko nawe rwose ari umunyamakosa. Yarongeye n'ubundi arataha, ariko n'ubundi ataha ameze kwa kundi nyine yatashye ku munsi wa mbere. Mama we aramufata ariko mwana wanjye ko mbona rwose wahindutse, ni iki cyabaye mu buzima bwawe gisigaye cyaratumye ubabara umunsi ku wundi utakishima? Dario ati ntacyo rwose mama, gusa nyine mba ndi gutekereza ku kuntu ntabashije kujya muri Canada. Mama ati narakubwiye ngo humura uzajyayo byanze bikunze, wihangayika. Nyamara rwose ntabwo aricyo kiba kibabaje Dario, ahubwo aba yibabarijwe n'ukuntu aba abona uyu mukobwa abayeho nabi kandi mu by'ukuri yaramukundaga. Gusa nuko yatekereje ko navuga yuko ari we wamuteye inda, papa we ashobora nyine kumubuza kujya muri Canada, kandi n'ubundi byarangiye ariko bigenze, byarangiye rwose atakigiyeyo.
Umunsi rero wakurikiye noneho Daria ajya kureba wa mushuti we akamubwira ati uzi yuko nabonye ahantu Maribere asigaye adasigaye acuruza imbuto, gusa naramubonye numva ndababaye, uriya mukobwa namwangirije ubuzima, mu by'ukuri rero rwose ndumva ngomba gutangira kumurwanaho kubera ko ninjye namwiciye ahazaza, ikindi kandi icyatumye mwihakana n'ubundi rwose ntacyo byamariye kumwihakana, nifuzaga ko nyine nakwigira muri Canada kuko numvaga nimbyemera papa atari butume ngenda, ariko n'ubundi yambujije kujyayo, ntacyo nkiramira rero rwose nkwiye kumwitaho, uriya mwana n'uwanjye singomba kumutererana. Umushuti ati ubwo rero ugiye kwigira umupapa ugifite iyi myaka, ufite imbere hazaza wikwica ubuzima bwawe. Dario ati ariko wibuka ko ari amaraso yanjye ari mu nda ya Maribere, ngomba rero rwose kumwitaho nanjye kubera ko amakosa twakoze twarayakoranye. Ahita rero afata icyemezo maze akinjira mu modoka, noneho akagenda ajya kureba Maribere ahantu yacururizaga imbuto. Agerayo rero maze akava mu modoka akagenda amusanga. Maribere ati urakora iki hano? Daria ati ndifuza ko tuvugana. Maribere ati nta kintu na kimwe mfite cyo kuvugana nawe, niba uje kugura imbuto ugura nta kibazo, ariko niba atari ibyerekeranye no kugura imbuto ntugire ikintu na kimwe umbwira, kubera ko njye nta mwanya mfite wo kuvugana nawe, ubu ndi ku kazi, aha rwose niho nkorera, nta mwuka mfite rero wo guta, ikintu nkeneye gukora ni ukwicururiza nkibonera amafaranga, igendere rwose mva imbere, sinkeneye kuvugana nawe. Dario rero abona Maribere yarakaye maze agahita agenda akinjira mu modoka agataha, noneho ubwo rwose ataha yababaye kurenza indi minsi yose yabayeho. Buracya rero maze akigira inama, ashaka umuntu mu nzira maze akamubwira ati ndaguha amafaranga menshi, ndabanza nguha amafaranga ugende ungurire imbuto zose uriya mukobwa aba acuruza, amafaranga yose akubwira ko zigura uyamuhe, ubundi rero uza ngo uhembe nta kibazo. Uyu mugabo rero aragenda agasanga Maribere ahantu aba yicaye, aramubwira ati ndashaka rwose kugura aya maronji yawe yose. Maribere ati yose se? Ati ubuse amafaranga wayabona kuko ko ari menshi? Uyu mukiriya ati nangahe? Maribere ati ni 30,000. Uyu mugabo rero ahita amubwira ati nta kibazo, bimbikire byose rwose bipakinga ubundi ubimpe. Maribere atayishima akabipakinga ari guseka rwose, ati byose urabitwara se? Akomeza bimubaza. Uyu mugabo ati ndabitwara byose. Arabibika rero, yamara kubibika akamuha amafaranga, ati ngaho yabare. Maribere ahita abona ironji yarari kurya naryo yarishyizemo, maze uyu mugabo agahita amubwira ati ubwo nyine naryo ryari riri mu yandi. Maribere ati mbabarira ryo rwose urinsigire kuko niryo ndi burya umunsi wose. Uyu mugabo agahita amubwira ati nta kibazo rifate. Maribere arishima maze akamushimira. Uyu mugabo rero ahita agenda akajyana aya maronji akayashyira Dario mu modoka. Dario ahita amubwira ati yitwarire genda uyakoresha icyo ushaka, agahita anamuhemba. Uyu mugabo ahita abaza Dario ati ariko ubundi niba uriya mukobwa umukunda kuki utagenda ngo umwegere maze umuvugishe? Dario ati winyinjirira mu buzima ntabwo bikureba, naguhaye ikiraka urambwira ariko ugishoboye cyangwa utagishoboye ngihe undi. Uyu mugabo ati hoya rwose ndagishoboye bosi. Dario rero arataha, ariko n'ubundi nyine aba yarataye umutwe mu buryo bugaragara, ntaba agiseka kandi ntabwo aba akishima, aba asigaye yirirwa yirebera amafoto y'uyu mukobwa bakiri kuri kaminuza, akitekerereza ukuntu yamuterese, ukuntu bahuye n'ukuntu uyu mukobwa yari ameze neza, maze akanatekereza ukuntu ariwe wangije ubuzima bwe bwose. Buracya rero n'ubundi akongera agatuma wa mugabo kugura ya maronji, akongera akayagura yose nyine. Abikora iminsi myinshi, maze Maribere wari uzi ubwenge cyane agatangira kubitekerezaho. Atangira rero kujya areba hafi na hafi niba nta wundi muntu uba uhari. Umunsi rero noneho wakurikiye
wa mugabo n'ubundi arongera akaza. Marie yareba akabona hari imodoka rwose ya Dario iba iparitse kure ariko aba yayibonye, nubwo iba iri inyuma rwose y'ibihuru ariko aba yayibonye. Uyu mugabo rero araza n'ubundi akamubaza bya bindi yari asanzwe amubaza. Marie ahita amubwira ati uyu munsi ntabwo ndi bugurishe amaronji yanjye ndayagumana. Ahita amubaza ati ariko ubundi nkwibariza ikibazo kimwe ariko ntundakarire, ko nta ruganda rw'amaronji ufite, aya maronji yose uyamaze iki? Kuko rwose ntabwo wayarya ngo uyamare. Uyu mugabo rero ajya kwisobanura maze Marie agahita amubwira ati umva nkubwire, ugende ubwire kiriya gicucu cy'umuhungu cyagutumye ko rwose nakivumbuye, umubwire ngo nta mafaranga ye nshaka, umubwire kandi ngo niba ari umuntu w'umugabo naze nyine turebane amaso ku maso, ibyo abimbwira ibyo ashaka kumbwira turebana, ntazongere kugutuma, nta ronji ryanjye na rimwe nguha, genda ubimubwire umubwire ko namuvumbuye. Ibyo byose aba ariko bimubwira n'ubundi Dario urebera kure aba abibona ko noneho rwose diro yapfuye. Uyu mugabo rero akomeza gushaka kwisobanura maze Marie agahita afata icyuma ati mva imbere cyangwa nawe ngo ukate nko ndi gukatira ironji. Uyu mugabo abona byakomeye maze agahita agenda. Noneho Dario ntabwo rwose areka uyu mugabo amugeraho, abona n'ubundi akasaje nta kintu na kimwe azanye, aba yabibonye rwose ko byanze ahita yikatira imodoka maze akigendera. Kubw'imyaku rero Marie arataha muri cya kizu nyine yari asanzwe atahamo, ataha rwose yanatinze, agasanga rero wa muzamu aricaye aramutegereje. Ati nari ngutegereje, ati bizinesi iragenda? Marie ati cyane. Uyu musore rero amubwira ati ngiye kukubwira rwose amakuru atari meza, ati maze kwakira telefone bambwiye ko iyi nzu ejo bazagaruka kongera gutangira kuyubaka, ntabwo rero rwose ari byiza ko bagusanga hano, bahita banyirukana, ugomba gushaka aho ujya. Marie ati noneho ndapfuye, ndajya hehe koko ko nta hantu na hamwe mfite ho kujya? Uyu musore ati nta kundi nyine, uriya ranja ushaka ahandi hantu ujya rwose, hano ho ntabwo bigishobotse kandi nta nubwo uri buharare n'iri joro, urajya gushaka aho urara. Marie rero ahita afata ka gakeka ke n'utwenda nkatunga aho aba afite, maze rwose agahita afata umuhanda agenda arira, ahita ajya hahandi rero yacururizaga amaronji maze akiryamira munsi y'igiti kiba gihari. Dario rero akomeza kujya amucungacunga maze rwose akanamenya yuko arara munsi y'iki giti. Nyuma y'iminsi mike rero haba ari mu masaha y'ijoro, imvura iragwa, imvura nyinshi cyane irimo n'inkuba. Dario rero arabyuka akarebera mu madirishya maze akabona rwose imvura yabaye nyinshi cyane, inkuba ziri gukubita. Abura amahoro, atekereza ahantu Marie aryamye maze rwose amahoro akayabura, akananirwa kuryama, akananirwa gushyira ibirenge hasi. Arakomeza akazenguruka mu cyumba cye maze byageraho umutima ukamwangira, ahita ava mu cyumba cye yiruka cyane maze agahita asanga mama we yicaye muri salo. Ahita afungura urugi, nta kintu kimwe avugiye mama we, agahita yisohokera. Mama we ati ugiye he? Dario akamwihorera. Mama we ati nyamara imvura ni nyinshi mwana wanjye. Dario rero ahita amwihorera maze akagenda akinjira mu modoka, mama we amusohoka inyuma agasanga rwose umwana yarenze. Dario rero ahita agenda hahantu nyine Marie abacururiza, ahita asanga imvura imumereye nabi, ari munsi y'igiti kagakeka katose, imvura yenda kumwica. Ahita agenda akamuterura maze Marie yareba akabona ni Dario, ahita amubwira ati kandi wowe uranjyana hehe? Nshyira hasi. Dario ati mbabarira uze tugende, iyi mvura ni nyinshi yakwica. Marie ati ndeka rwose ibi narabimenyereye, aha niho nshaka kuba ndeka mpagume. Dario ati hoya, wibuke ko rwose wowe n'umwana wanjye muri kubirenganiramo, mbabarira ndakwinginze ngwino dutahe rwose ujye kugama. Marie ati nta soni.
igihe nari ngukeneye wangiye kure, waranyihakanye, wanga rwose kumfasha, none ubu ngubu nibwo ukeneye kumfasha se? Ubu nanjye rwose nsigaye nifasha nta kibazo, ntacyo bintwaye kuba naba ndi kunyagirwa, ntabwo wigeze uhaba ku bwanjye. Dahlia ahita amubwira ati noneho ubu ndahari ku bwawe, ndahari kubw'umwana wacu. Marie Belle ahita abisubiramo ati kubw'umwana wacu? Dahlia ati cyane, ndabizi neza rwose ko uyu mwana ari uwacu. Impamvu nakwihakanaga numvaga ko rwose ninemera ko naguteye inda papa ntamukira, nyamara n'ubundi ibyo natinyaga nibyo byonyine byanjeho. Ndakwinginze rwose ubu ngubu niyemeje gufata umwanzuro nkaba responsable, ninjye natumye ibibazo byose bikuzaho. Ndakwinginze nyemerera uze tujye mu rugo, ubu rwose ngiye kukurwanirira wowe n'umwana wanjye, ngiye kubitaho uko bishoboka byose. Ikindi kandi Marie Belle rwose ndagukunda, nta nubwo nigeze ndeka kugukunda, ndagukunda rwose kuva igihe twamenyaniye kugeza na n'uyu munsi. Gusa nagize ubwoba maze bituma mba ikigwari, nihakana inshingano nk'umuntu w'umugabo, ariko ndakwinginze mbabarira, ntabwo rwose ibi bizongera. Marie Belle uri kureba mu maso y'uyu musore yakunze ahita amuhobera, nyamara Dahlia ibyo bintu byose aba yabivugaga apfukamye hasi rwose mu cyondo. Marie Belle rero aramuhobera maze uyu musore agahita yegeka umutwe ku nda ati umwana wanjye uzi ko neza ahise amenya ko ari njye mpari, ahise atangira kunyeganyega. Marie Belle ahita aseka maze Dahlia agahita amubwira ati ngwino dutahe, ntabwo rwose uzongera kuba wenyine ukundi, iyi ntambara tugiye kuyirwana njye nawe. Bahita rero bafatana ukuboko maze bakajya mu modoka. Mama rero wa Dahlia ntaba yigeze aryama, aba yahangayitse maze agakomeza ategereje umwana we. Ajya kubona akabona rero Dahlia ndetse rwose na Marie Belle barinjiye. Mama ahita avuga ati iyi shitani kandi nteye ni iya hehe? Ati Dahlia ntumbwire ko ari wowe waba uzanye uyu mukobwa, urabizi ukuntu kumusohora muri uru rugo byatugoye, none ntumbwire ko rwose ari wowe waba umugaruye. Dahlia atumva rero nkubwire rwose mama, uyu mukobwa ndamukunda cyane, iyi nda atwite ni iyanjye, umwana afite mu nda ni amaraso yanjye. Mama we ati hoya ntumbwire kandi warampakaniye. Dahlia ati byose byari ubwoba bwo gutinya papa, ariko ubu mbikubwije ukuri uyu mwana ni uwanjye ndabizi neza. Mama we ati cyangwa yakurogesheje, ndabona rwose umeze nkaho nta bwenge ugifite. Ahita amwihumuriza ku munwa ati noneho mwana wanjye wanyweye ibiki? Ni ibiki wanyweye byatumye uta ubwenge kugeza aha? Dahlia ati nta kintu kimwe nanyweye ndi soba, nta na kimwe rwose, ni amazi yonyine yigeze angera mu kanwa guhera mu gitondo. Uyu ni umugore wanjye rero agomba kuba hano noneho byanze bikunze. Mama we ahita amubwira ati hoya ntabwo bishoboka, agomba kongera agasubira iyo yavuye, ntabwo agomba kuba muri runo rugo rwose ukundi. Dahlia rero abona ibintu bikaze maze agahita ajya mu cyumba afata telefone agahita ahamagara papa we. Aramuhamagara ari kwivugisha kuri telefone ati papa rwose mbabarira witabe, ndakwinginze itaba ndi mu bibazo. Papa aramwitaba maze Dahlia agahita amubwira ati papa rwose ndi mu bibazo kandi bikomeye, ndashaka kukubwira ko Marie Belle n'umwana wanjye batameze neza habe na gato. Burya rwose mama yarakubeshye, wamaze kugenda ahita amwiruka, none mvuye no kumwizanira n'ubundi arashaka kongera kumwirukana. Ndagukeneye rwose papa, ni wowe wo kuntabara. Papa rero wa Dahlia amaze kumva ibi maze ahita avuga ko rwose bugomba gucya agaruka akaza gukemura iki kibazo kiba kiri mu rugo. Kugira ngo rero mama wa Dahlia atirukana Marie Belle, Dahlia ahita aza akamubwira ati byose maze kubwira papa kandi buracyaza, nasanga Marie Belle adahari arambwiye ngo nawe azasanga udahari. Noneho rwose Dahlia aba yafashe icyemezo gikomeye. Mama we rero yumva noneho ibintu bikaze kuko biba byajemo umugabo we, ahita nyine areka Marie Belle ngo agume hano.
Daria ahita amufata maze akamujyana mu cyumba, akamufubika igikuvureri, akamushyushya, akamutegurira ibyo kurya, akamuzanira ibintu byose n'imbuto n'amata kuko rwose abimuhera rimwe kubera ukuntu aba abona uyu mukobwa yarishwe n'inzara. Ahita amubwira ati humura ngiye rwose kukwitaho nta kindi kibazo uzongera kugira. Marie-Belle rero aramushimira cyane. Buracya rero mu gitondo maze Dario akazinduka akajya iwabo wa Marie-Belle, aragenda agakomanga, maze bagifungura ahita apfukama imbere ya mama wa Marie-Belle asanga yicaye muri salo. Aramupfukamira ati rwose mama ndakwinginze tubabarire, twatwawe n'iraha nyine rya cyana maze dukora amakosa, twarabababaje biragaragara, ariko rwose ibyabaye byose ni amakosa yanjye kubera ko Marie-Belle ninjye namukize muri biriya bintu. Yari yifitiye intumbero yo kwigira hanze no kwigira, nyamara rwose ninjye namwangirije ubuzima, ninjye nabatandukanyije, ninjye natumye ajya kure yawe, ibibazo byose afite ninjye nabiteye. Wikomeza rwose kumuhana, ahubwo aho kugira ngo umuhane bari njye uhana kuko ninjye munyamakosa. Mama wa Marie-Belle aba yatangiye kurira, agahinda kaba kamwishe kubera ko aba yarabuze n'umwana we. Uyu mama rero ahita abwira Dario ati wangije ubuzima bw'umwana wanjye, warampemukiye, watumye mubura, naramubuze ku ikarita y'isi, sinzi niba nakiriho cyangwa yarapfuye. Dario ati mubyeyi mbabarira rwose ubundi ndanakubwira aho ari. Ahita kandi akomeza abwira mama wa Marie-Belle ati rwose ubu niyemeje gufata inshingano, ntabwo nkigiye kwiga, nta n'ikindi kintu na kimwe nkeneye gukora, nkeneye rwose kubanza kumwitaho we n'umwana wacu, kandi ikindi na papa wanjye rwose aranshyigikiye, humura Marie-Belle azabona urukundo rwacu, ikindi kandi tuzamwitaho mu bishoboka byose, icyo azakenera cyose tuzakimuha, ariko rwose tubabarire kubw'amakosa twakoze. Mama rero wa Marie-Belle aramubwira ati ndakubabariye kandi mwese ndabababariye, mbwira ahubwo aho umwana wanjye ari. Dario ati ari iwacu. Bahita rero bajyana, ariko rwose Marie-Belle ntabyo aba azi. Baragenda rero bakinjira maze bagahita basanga Marie-Belle aba yicaye muri salo, abagikubita amaso mama we agahita aza yiruka, araza nawe agahita akubita amavi hasi ati mama rwose mbabarira, gusa mama we aba yarangije kumubabarira kare. Ahita amufasha guhaguruka kuko rwose aba anafite inda nkuru cyane cyane, ariko ahita amufasha guhaguruka maze bagahoberana. Marie-Belle ati nari ngukumbuye mama, mama we ati nanjye nari ngukumbuye mwana wanjye. Baricara rero bakaganira maze rwose bakiyunga. Marie-Belle agashimira Dario ati wakoze cyane rwose kongera kumpuza na mama wanjye. Mama wa Marie-Belle rero ashaka kumutahana, ariko Dario akamubwira ati hoya murekera aha, njye na papa turahari tugomba kumwitaho kubera ko ni inshingano zacu. Mama rero wa Marie-Belle arataha maze Marie-Belle akaguma aha. Ku mugoroba rero papa wa Dario aba ahageze rwose, araza maze akababazwa n'ibintu byose mama wa Dario aba yarakoze, amujyana mu cyumba akamubwira ati warantengushye, ntabwo nari nzi ko uri umubyeyi gito bigezaho, ntabwo rwose nari nzi ko wahemukira umwana ukamwangaza atwite umwuzukuru wawe. Ati tekereza iyo aba ari undi muntu wabikoreye umuhungu wawe ukunda cyane, wari kwifata ute? Ati ni ukuri ntabwo rwose nari nzi ko wageze aha, inshuro zose wambeshye, nyamara wari ubizi ko umwana utazi n'aho ari. Ndakugaye rwose kandi ubyumve ndakugaye. Mama rero wa Dario asaba imbabazi ati rwose umbabarire mugabo mwiza, umuhungu wacu yarambeshye nanjye njya ku ruhande rwe kubera ko yari yabihakanye, natekerezaga ko ari byo. Papa wa Dario ati nyamara ntabwo wakabaye ujya ku ruhande rw'umwana ibyo avuze byose, nawe uri umuntu mukuru, uba ugomba gutekereza ukanareba rwose ikintu gifite umumaro. Ati kubera ko nitwe tugomba gutoza abana bacu kuba responsable y'ibyo baba bakoze.
none nufasha umwana guhunga inshingano urumva azamenya ryari ko ari umugabo kandi ibintu byose akoze aba agomba kwirengera ibizabivamo? Ntabwo ari uko rwose twakabaye turera, turi gutsindwa nk'ababyeyi. Wafashije umwana gukora amakosa? Mama wa Dario rero asaba imbabazi, agasaba imbabazi rwose uyu mugabo ati nanjye nabyumvise, nakoze amakosa kuko nashyigikiye umwana wanjye kandi mu mafuti. Gusa rwose ntabwo bizongera kandi ngiye kwita ku mukazana wanjye. Papa rero wa Dario aramuhamagara mu cyumba, maze Dario yaza agasanga papa we afite ibirahure bibiri ndetse n'akawayini, aragafungura agasuka mu birahure. Dario ati ibyo ni ibiki uri gukora papa? Papa we ati ndabizi ko usanzwe uzinywa, noneho rwose uyu munsi ni papa wawe wiguhaye, akira ndashaka ko tuganira. Dario rero afata ka karahure maze bagatangira kuganira. Papa aramubwira ati mwana wanjye ndagushimiye rwose ko wafashe inshingano maze ukajya gutabara uriya mukobwa igihe byari bimeze nabi. Ikindi kandi ndagushimiye ko wampamagaye maze nkazira igihe rwose. Ubu ngubu noneho ndakwishimiye kuko wabaye umuntu w'umugabo wamenye gufata inshingano. Ariko hari ikindi kintu nshaka kukwigisha. Ahita rero akura agapaki k'udukingirizo mu mufuka maze akagahereza Dario. Dario ati papa ibi se kandi ni ibiki umpaye? Papa ati ndabizi neza ko ubizi, gusa iyo uza kubimenya ibi bintu ntabwo rwose muba mugize amezi 9 y'umubabaro wowe na Maribere. Mwana wanjye ibi si byo by'ibanze. Ubundi nyine niba mukundana kwifata nicyo kigomba kuza imbere, ariko niba byananiranye uramenye mwana wanjye ntuzongere kwibeshya. Mujye mukoresha ubwirinzi ni ingenzi. Iyo aka kantu uba waragakoresheje ntabwo rwose ubu muba muhangayitse. Kakire rero buri gihe aho uzajya ujya hose ujye ukagendana. Sinkubwiye ngo ndakwahuye uzagenda ubikore, oya. Ubwirinzi kwifata ni ingenzi, ariko nibyanga aka kantu uzakitabaze. Ntabwo nshaka kuzongera kugwa mu makosa nk'ayo waguyemo. Dario rero ahita agafata maze akakabika, agahita abwira papa ati kandi papa warakoze cyane kuba rwose warambaye hafi. Papa ahobera umuhungu we ati nanjye ndagushimye mwana wanjye ko rwose wabaye umuntu w'umugabo. Umunsi wakurikiye rero Maribere aba agomba kujya kwa muganga. Dario aramuherekeza maze rwose baba bicaye imbere ya muganga. Dario yafashe mu kiganza cya Maribere. Muganga rero arababwira ati nta kibazo umwana ameze neza, ariko rwose igihe cyo kubyara kiregereje. Dario rero rwose aba areba uyu mukobwa amwishimiye, urukundo rwabo noneho ruba rwariyongereye. Muganga rero abwira Dario ati ngiye kukwandikira amavitamine ugende uyagure maze ajya yanywa buri munsi, nabyo rwose ni ingirakamaro. Dario ashimira muganga maze bagahaguruka akagenda afashe mu kuboko rwose umukunzi we amugendesha gake cyane. Gusa nyine mama wa Dario nawe aba yarasabye imbabazi Maribere. Aramubwira ati mwana wanjye ndakwakiriye rwose kandi umbabarire, numviye umuhungu wanjye ibyo yambeshye ngira ngo kuko nibyo, gusa rwose umenye ko ngukunda kandi nawe uri umwana wanjye. Guma aha nzajya nkwitaho kandi urugo rwose turakwishimiye. Hashira iminsi mike rero aba ari mu masaha y'umugoroba. Maribere aba agiye kuryama. Ajya kuryama rero akumva ntabwo ameze neza rwose habe na gatoya. Mama rero wa Dario aba aje kumureba rwose ngo arebe uko ameze, maze yaba akinjira mu cyumba agasanga uyu mukobwa ari kuvuza induru. Aba rwose ibise bimufashe. Mama wa Dario ahita abahamagara bose maze bakaza biruka bagahita bamujyana kwa muganga. Bose rwose bagenda bacyambaye imyenda y'ijoro kuko ntawe ubona uko ahindura, bose baba bari bagiye kuryama. Bamugeza kwa muganga rero maze stress zikaguma zibishe. Bose baba bari kwibaza uko biri bugende.
bahamagara kandi mama wa Marie-Belle nawe akaza, we rwose na mama Dario baba bari gusenga bagenda begeka imitwe ku bikuta, bakomeza basenga bikubitagura ku matako, ubona rwose stress ari zose. Hashira umwanya muto rero muganga ahita asohoka, maze bose bagahita bamwirundaho bati tubwire byagenze bite. Muganga ahita areba Dario ati felicitation, ubyaye umwana w'umukobwa mwiza cyane. Dario ati mbwira umugore wanjye se we ameze ate? Muganga ati ntugire ikibazo, bose bameze neza cyane rwose, mwakwinjira mukajya kubareba. Bose rero bahita binjira babyigana, maze bagahita bishimira nyine uyu mwana baba bungutse, ndetse rwose na mama we uba umeze neza. Ntabwo rero batinda mu bitaro, barataha. Hashira rero iminsi mike n'ubundi, gusa nyine Marie-Belle aba amaze nyine gukomera. Bahita rero bategura nyine inama ya famiye, ubwo ni Dario, Marie-Belle, mama wa Dario na papa we, ndetse rwose na mama wa Marie-Belle. Papa rero wa Dario arababwira ati ikintu cyatumye rero mbateranyiriza hano, ndifuza nyine kumenya abana bacu noneho icyo bari gutegura mu hazaza habo. Umwana yamaze kuvuka, ariko mu by'ukuri bose bacikirije amashuri, ndifuza rero kumenya imigambi bafite. Marie-Belle ahita avuga ati ngewe ndifuza gusubira mu ishuri nkarirangiza, ndetse byaba byiza nkaba narangiriza muri Amerika nk'uko nari narabiteguye. Dario ati nanjye nuko ndifuza kurangiza amashuri yanjye, ariko nkayarangiriza muri Canada nyine nk'uko byari biteguye. Mama rero wa Dario ati none se umwana ko akiri mutoya? Dario ati ntuhangayike mama, ibyo byose twabitekerejeho. Icyiciro tugomba kuzigamo ikiri hafi kiri nyuma y'umwaka, nta kibazo rero umva umwana azaba yarakuze, tuzajya rwose kwiga dusize umwana yaramaze gukura, asigaye afata ibyo kurya, tuzaba rwose dufite aho tumugejeje. Mama wabo ati ndabashimye bana banjye, kandi rwose mbahaye umugisha, mwese ibyo muzakora byose bizabahire. Mama rero wa Marie-Belle nawe arishima, maze agashimira iyi famiye rwose iba yarafashe neza umukobwa we. Papa rero wa Dario ahita abwira aba bana ati mwese ibyo muzakenera ni ngewe rwose bireba, ni nge mubyeyi wanyu, mwese muzakora ibyo mwumva mushaka, ndahari ku bwanyu. Ntibitinda rero umwaka urashira, maze bakitegura bose kujya ku mashuri. Basezera rero umwana wabo, ariko rwose badashaka kumurekura. Gusa nyine nta yandi mahitamo baba bafite, baba bagomba nabo kubaka ubuzima. Baragenda rero bakajya ku ishuri, Dario akajya muri Canada, naho Marie-Belle akajya muri Amerika. Bariga bose rero, maze rwose ibyiciro byabo bakabirangizanya amanota ari hejuru, kuko rwose bose baba baramenye ubwenge, noneho baramenye icyo gukora. Baragaruka rero n'ubundi bakongera nyine bagahurira mu rugo. Papa wabo arababwira ati rero igihe kirageze noneho ngo mukore ubukwe, maze mubane mujye mu rugo rwanyu, kubera ko noneho ubu mwarakuze, ubushobozi murabufite, mwese mufite akazi keza, nta kibazo na kimwe rwose mfite, ubu mwabasha kurera umwana wanyu n'abazamukurikira. Bahita rero bishima maze bagahoberana. Papa wabo akababwira ati tugomba rwose gutegura ubukwe kandi byihuse. Bategura rero ubukwe, maze rwose bakagira ubukwe bw'igitangaza. Ubukwe rero burarangira, maze Dario ndetse rwose na Marie-Belle n'umwana wabo bakajya kuba mu rugo rwabo rushya. Dario rero ashimira Marie-Belle ukuntu yabaye intwari, maze rwose ntakuremo inda yari yahatiwe n'ababyeyi gukuramo. Marie-Belle nawe ashimira Dario ati rwose warakoze kugarukira igihe maze ukanyitaho, ndagukunda cyane, wowe rwose ni imfura yacu. Barongera bagahoberana, maze bagahobera n'umwana wabo. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri jyewe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.